Muraho neza bakunzi bacu hari abadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kwera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9, ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda, ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video, ujya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, ujye urahita ubibonera ku gihe. Rero kanda subscribe mbere y'uko ureba ino video. Ushaka kode ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 aho waba uri hose mu gihugu. Uduha akarere ushaka gukoreramo, itariki n'isaha tukabigufashamo. Murabizi kode bazifunguye ukwezi kwa 7 no kwa 8 biri muri systeme, wakwaka kode igihe ushakiye. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashe. Mukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ukaba ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, tukaguha uburenganzira ikintu twashyize muri computer yacu ukajya urakibona muri telefoni yawe, tukagusobanura tukajya turabivaho ubyumvishe bitewe n'isomo turi kwigana. Rero twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye gukora, ukore rimwe uhita utsinda mu gihe gitoya. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana iki cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Hano hari ibyapa 4, ese ni ikihe? Reba icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'amabara 2 ariyo umweru n'umutuku. Ureba icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ureba icyapa B3 gifite umuzenguruko w'umweru, ishusho mpande enye, ubuso bw'umuhondo, n'icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ese ni iki mwibi byapa kivuga ko ukibonye ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere? N'ubundi hano nibyo batubajije. Arangwa icyapa B6 mwese mwakibonye ni kira kibanza. Ese ni icyapa A19 nacyo ndakeka ko muri kukibona. Ese ni icyapa B3 aho ni kuri C nacyo muri kukibona, cyangwa ni icyapa A22A nacyo ndakeka ko muri kukibona. Ese ni ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso kikuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro ari iso kikuri nta kindi ni A, icyapa B6. Kino cyapa B6 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere y'abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka aho ugana mu nzira ifunganye. Impamvu ari wowe uratambuka mbere, wowe uri kujya imbere uri mu mweru, bo bari kuza bagusanga bari mu mutuku. Ndakeka ko ari musitamo A, icyapa B6. Ndakeka ko ari musikandika wa papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora no gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV. Nkwibuza gukanda subscribe uri hafi gukora kugira ngo uzakore rimwe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nishura amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha ukaba yakugezaho urumuri. Aravuga ngo metero 100, beka ngo metero 50, sega metero 40, deka ngo nayiso cyukuri kirimo. Ese hano urabona iso cyukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro, nizo cyukuri nta kindi ni C muri metero
40. Ikintu nagusobanurira iyo uvuze ngo igihe ijoro rikeye, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibuditse kirimo. Hari abantu benshi bahita bavuga ngo ubwo bavuze ngo ni igihe ijoro rikeye buriya ngo ni nka saa 11:45 butangiye gucya. Oya, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse gihari, nabyo babyita ko ari igihe ijoro rikeye. Ndakeka ko aramuzamo se, ndakeka ko aramutse yandika abapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare. Ukwezi kwa 7 no kwa 8 bafunguye ayo makode, wasaba itariki ushaka mwayo mezi abiri. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0788 935 1626 tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyesha ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Murabizi ibinyabiziga birasora. Rero iyo hagize ikintu kiba bikaba ngombwa ko bahindura ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ese ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, isoki kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ese yani isoki kuri ni A mu mezi abiri? Ese yani isoki kuri ni B mu kwezi kumwe? Ese yani isoki kuri ni C mu minsi 15? Cyangwa yani isoki kuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko bamaze kugihitamo isoki kuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nuko biba bigomba gukorwa mu gihe cy'iminsi 8. Hano hari ahantu ubonye handitse ngo iminsi 8. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba kiguha bashyizemo ngo mu minsi 8, icyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo, ugihitemo. Murabizi nka Rwanda Driving College TV ukuntu bimeze, iyo hari ikibazo babajije wenda gifite igisubizo cya nyacyo kandi batubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ndabikubwira kugira ngo nuhura nabyo mu kizamura akora mu kanya uhite ubikora. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo hari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba arenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari aho metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 90, D ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo bashobora kugihindura bagafata ziriya santimetero bakazihindura nko muri metero, ntibizakugora. Ikintu bazaba bakoze no guhindura ziriya santimetero muri metero. Urugero bakavuga ngo A metero 1 n'ibice 50, B metero 1 n'ibice 75, C metero 1 n'ibice 90, D metero 2 n'ibice 10. Aho zaba bafashe ziriya santimetero bazihinduye muri metero, ntibizakugore. Cyangwa se bagafata zino metero bakazihindura muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugora. Ikintu bazaba bakoze nicyo guhindura ingero gusa. Ndakeka ko aramaze gutamo C, ndakeka ko aramaze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urahita ugikora, kandi niba ramuka bagihinduye nizeye ko uzahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, gukora rimwe. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Byose bibaho? Birashoboka se? Bishoboka se? Byashoboka ryari? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Bishoboka ryari rero? Arangwa igihe kigenda ahamanuka, mbega ngo igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga, C ngo igihe gifite feri y'urugendo, D ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo bashatse kwa ngo A ikaba ari isoki cy'ukuri, B ikaba ari isoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari isoki cyanyacyo. Ese ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka na vitesse idakora? Hano ndakeka ko amaze guhitamo isoki cy'ukuri, n'isoki cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa. Moteri ntiba yaka,
vitensi ntibiri gukora. Mukunda kubibona nk'iyo ikinyabiziga cyakoze impanuka, kwa kundi ubona kiri gukururwa n'ikindi kinyabiziga, moteri yacyo ntibiri kwaka ndetse na vitensi ntabwo iba iri gukora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanuye iki? Tegereze neza. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanuye iki rero mu byapa byo ku mihanda? Araba ngo aho banyura bazengurutse. Mbega ngo cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. Sega ngo cyerekana hegereye inkomane. Ndeka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kandi ibyapa byose biburira nuko biba biteye. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Aho banyura bazengurutse. Iyo ukibonye ugiye kugera hariya, mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri rompuwe, niho uba ugiye kugera. Ndakeka runzitamo rero A. Ndakeka ari umuswandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi na ntego yacu gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo? Araba mu metero 2.50. Hari abavuze ngo metero 2.50, nubona banditse metero 2.5 byose aba ari kimwe. Murabizi zeri iri inyuma y'umubare ariko habanje akadomo, no kuvuga ngo 2 kuvuga ngo 2.50 no kuvuga 2.5 aba ari kimwe. Zeri iri inyuma y'akadomo yo nta wundi mubare ukurikira zeru, nta kintu iba ivuze. Mbega ngo metero 2.75. Sega mu metero 3. Deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ku iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Abari metero 2.75. Utari wahisemo iso cy'ukuri B. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizame urahita ugikora, niba uri hafi gukora cyangwa niba urakora uyu munsi. Ariko uri hafi gukora, kwanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kujya bari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni araba ngo toni 20, beka ngo toni 16, seka ngo toni 12, deka ngo toni 10. Haranditse se ni D. Deka ngo toni 10. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ku iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni se toni 12. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. No kuvuga ngo iyo bavuze toni 12 no kuvuga ngo ibiro 1012 byose aba ari kimwe. Ariko ntago babiguha n'ubundi ngo bahindure ikibazo babiguhe mu biro, kuko ibingero zaba zigiye kuba nyinshi. Ahubwo uzahitamo ko ari se toni 12. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo se. Ndakeka waramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ese ibishobora gusimburwa n'ayo matara? Hano hari ibisubizo bine baguhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo amatara magufi. B kavuga ngo iki? B ngo amatara ndangaburumbarare. C ngo amatara yo guhagarara umwanya munini. D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ku iso cyanyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ramuzitamo rero se
ndakeka no kandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200 ariko ngo bitewe n'ukuntu ibihe bimeze ashobora kuba ari igihe cy'imvura hari ibihu, ashobora kuba ari igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi. Ese bagomba kugaragazwa gute kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubabona hakiri kare atabateza ibyago? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Arangwa imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbega ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri barashaka kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza ku igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihugu. Utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu. Kode bazifunguye ukwezi kwa 7 kose kuri muri systeme n'ukwezi kwa 8. Waba ukeneye kode ya provisoire cyangwa ya kategori twandikiye tubigufashemo mu kanya gato. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri cyangwa ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza n'imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza ku buryo tuba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ageze ku kazamuko gashinze cyane? Ugeze ahantu hazamutse cyane uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese wakora iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aranga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Mbega ngo gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. Seka ngo kumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Ese ugomba kwitwara ute mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga kwegera ahantu hatereye cyane hacuramye cyane kuhazamuka ku buryo byagorana uri kuzamuka? Ese uba wakora iki? Hano ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Murabizi iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga iburyo bw'umuhanda mu gisate cy'iburyo. Ikindi uri umuyobozi w'ikinyabiziga kugira wirinde icyago uba ugomba kugabanya umuvuduko. Rero ndakeka ko nuzitamo A. Ndakeka ko muskandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizame urahita ugikora. Murabizi no ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora icyo ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko ugiye guhitamo iso cya nyacyo. Araba ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Beka ngo ikinyabiziga cy'ubutabazi. Seka ngo yagize ibyago. Teka ngo umuvuduko urenze. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo. Ndiza ko bamaze kucyandika ku papuro.
hano izo cy'ukuri nta kindi ni umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Akenshi uri kwirinda icyago ugabanya umuvuduko. Nujya mu kizamuka ubona mu bisubizo bine baguhaye harimo ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba utuntu nk'utwo uri kumva nyine ari uburyo n'ubundi yakagombye gukoresha ari kwirinda ibyago. Ibyo bisubizo bikunda kuba ari ibya nyabyo, mu gihe nta kindi wizeyemo ijana ku ijana ujye uhita ugihitamo, icyo nicyo kiba ari igisubizo cya nyacyo. Cyane cyane kino kivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, usanga ari ibibazo byinshi bisubiza ibisubizo bimeze kuriya. Ujye uhitamo kiriya nicyo kiba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho mwebwe mu byitano kudepasa. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kino cyapa kikaba kiri kukubuza kunyuranaho. Ese kiri kubuza kunyuranaho ku binyabiziga bihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ese kiri kukubuza kunyuranaho hehe? Arangwa iburyo, bega ngo ibumoso, sega ngo iburyo n'ibumoso, bega ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Bari kukubuza kunyuranaho he? Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kugitamo, ndakeka bamaze kuyandika ku papuro, niso cy'ukuri nta kindi ni B. Bari kukubuza kunyuranaho ibumoso, kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. None uri kubona turabizi tugenda mu ruhande rw'iburyo, none iriya modoka iri ibumoso iri mu mutuku, ubwo bibujijwe kunyuranaho ibumoso. Ariko kino cyapa cyo kiba kivuga ku modoka, uba wanyuranaho cyangwa wadepasa nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande na za velomoteri n'amagare, ariko ntabwo wemerewe kunyuranaho ibumoso ku modoka. Mba bigusobanura, ariko ubwo niba baramuka bakigwaye bakikoje mu bundi buryo uzamenye ko bari kuvuga ku modoka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari giharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese ayo matara abasate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mbega ngo ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rishije. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere akaba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma atukura cyangwa se n'icunga rishije, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma basa n'icunga rishije. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota ubuze kugira kuri 20. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ndakeka ko aramuze utamo rero C. Ndakeka ko aramuze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikiye bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ikihe kinyabiziga kiba gishobora kugira ihoni ridasanzwe? Cyavuze ihoni ukagira ahita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe, ugomba gutanga inzira cyangwa ugomba kwirinda. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo ibinyabiziga ndakumirwa, mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Se ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. Nubona hari kuri se bavuze ngo burenze metero 2.1, byose ni kimwe. Kuvuga ngo metero 2.10 no kuvuga ngo metero 2.1 byose ni kimwe. Murabizi zero inyuma y'akadomo nta kintu bisobanuye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa, na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bindakumirwa nka za ambulance ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Bya binyabiziga ndakeka ko mujya mubibona biba bifite amahoni adasanzwe. Kivuze ihoni ugahita umenya ko kije nka za ambulance zugahita uziha nk'inzira zigatambuka mu gihe uri kubona utateza ibyago, akenshi kubera ziba zitwaye n'abarwayi. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo
iyo bitagishoboka kubona muri metero 200, imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese bagomba kurangwa n'iki? Arangwa imbere ni itara ryera, mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Se ngo inyuma ni itara rimwe ritukura, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, mu gihe inyuma ari itara rimwe ritukura. Ese uramutse guhitamo de? Ese uramutse kuyandika ku papuro? Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 1626. Kode bazifunguye mu kwezi kwa 7, kwezi kwa 8, biri muri systeme. Twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tugushakire kode, tunaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye kwiga turakwigisha aho waba hose mu gihugu. Uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakureba iwawe tukakwigisha turi kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero rero tubafashemo. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 17 kibaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ibipimo bingana bite? Ara mu metero 1, beka ngo metero 2, seka ngo metero 0.5, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Kugira ngo badaca mu muhanda uba ugomba kubasigira akayira gafite byibura ibipimo. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni a, bingana na metero 1. Ndakeka uramutamo a, ndakeka uramutse yandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Kino cyapa bari kuvuga mwebwe mu ndimi z'amahanga mu byita ngo ni plaque y'ikinyabiziga. None rino tara riba riri kutorosha kuri plaque riba ryatuma usomera zira nimero z'ikinyabiziga mu ntera ingana iki? Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha ukaba wazisoma. Araba mu ntera ya metero 150, mbega mu ntera ya metero 50, sega mu ntera ya metero 20, deka mu ntera ya metero 10. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Rino tara riba rigomba gutuma wasomera zino nimero nibura mu ntera ya metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma zira nimero ziranga ikinyabiziga inyuma. Ndakeka uramutamo se, ndakeka uramutse kandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ino ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Cyapa kirimo amagambo avuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Kikaba gifite ishusho ni impande nyinshi, ubuso busute. Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa gifite ubuso busute? Ubuso busa umutuku, ibirango ni umweru muri kuyibona haranditse stop. Kino cyapa gisobanuye iki? Hano ari ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye, wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahita uhagarara. Mbega ngo uhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Sega ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi ra bimenyetso byaka bikoresha amatara 3 ari y'umuhondo, icyatsi n'umutuku. Rero cyaba kiri kwaka umutuku ugahita uhagarara. Kino cyapa rero gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni be. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Akenshi kino cyapa bagishyiraho utari kureba iburyo bw'umuhanda ugiye kwinjiramo, utari kureba n'ibumoso bwawo. Wahagera ugahagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona, kugira ngo winjire mu iryo sangano ry'umuhanda. Uwo wundi muhanda ugiye kwinjiramo winjiremo neza witonze,
udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga urasanga mu kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Subira kuri YouTube channel yanyu urebe video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye n'icyapa ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho kugira ngo nugerwa uzakore rimwe udutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero subira aho ugirebe kugira ngo byere kujya bikugora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'umunsi yabaza ngo kunyuranaho bikorerwa mu zindi ndimi z'amahanga ari nazo mumenyeye. Kudepasa bikorerwa he? Ara ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Se yango iburyo inyura ku nyamaswa deka ngo nahiso cyukuri kirimo. Ese hano urabona iso cyukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo ndiza iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni de. Nta gisubizo cyukuri kirimo kuko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta giso cyukuri kirimo. Ko birashoboka ko bishobora no gukorerwa iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kujyamo. Ndakeka ko waramaze guhitamo de ko nta giso cyukuri kirimo. Ndakeka ko nibaramuka noneho kuri B bavuze ngo ibumoso gusa nta kindi kintu bakizeho. Batashyizeho ngo igihe cyose bagacyanga ngo ni ibumoso uzahita uhitamo B. Ariko niba igihe cyose ni ibumoso uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi uri hafi gukora kugira ngo ninjye mbishyiraho bino bizame bimaze gukorwa. Aya masomo ngenda bashyiraho biriya bibazo nkunda gupostinga ugira uhita ubibonera ku gihe. Ukanda subscribe hasi hasi umukara ntabwo bigoye. Nabonye abantu benshi banga ngo ntabwo tubibona. Umuntu wese wakanze subscribe akora rimwe. Ikindi kintu cyose nkiza wagera ahita kibonera kugiye. Rero kanda subscribe hasi. Ukeneye code, ukeneye kwiga, twandike cyangwa duhamagare kuri 088 935 1626 tubigufashemo. Ikindi uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukakwigisha turi kumwe, yaba kugukura ku mashini, yaba kukwigisha amategeko y'umuhanda, turaza tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 088 935 1626 tubafashemo. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.